neza abakunzi ba Vuka Umutima TV. Uyu munsi twishimiye kubana namwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ndetse tunabashimira uburyo ki mugenda mukora subscribe, mugakanda like, mugasharinga ku bandi bantu b'inshuti zanyu. Imana ijye ibaha umugisha cyane. Mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana, kuko mbere na mbere Imana, ibindi byose biza nyuma yo gusenga. Reka twubahe Imana dusenge, dushime Imana uburyo ki yabanye natwe iminsi yose ikaturinda, kandi hari benshi cyane bagiye bakurwa mu mubiri, tutarushaga ubwiza, tutarushaga ubushobozi, ariko bagataha, twebwe tukaba tukiriho. Reka tubanze dushime Imana mbere yuko dusangira iryo jambo ry'Imana turi buganire mu kanya gato. Turagushimye Mana yacu, turagushimye kuri mwiza, turagushimiye kuri umurengezi wacu wabanye natwe, uraturinda iminsi yose yatambutse. Ibyahigaga umubiri n'ubugingo byari byinshi, ariko wagiye ubana natwe, urwana intambara nziza Mana, ukazinesha. Satani akagenda atsindwa mu nzira nyinshi. Mana, icyubahiro n'ikuzo n'ibigumye kuba ibyawe. Muri aya masaha rero tugiye kuganira ijambo ryawe ryahumetswe nawe. Ndakwinginze kugira ngo imitima y'uburyakire yihe kugubwa neza, kandi igire Mwami Imana isumba byose aho rikura abantu benshi, rigire naho ribashyitsa, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana isumba byose, ijambo ryawe niryo riduhumuriza uko bwije n'uko bukeye. Bagumye kubana natwe rero, haba abagiye kutwumva bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu cya Kongo, mu Burundi, muri Tanzania, muri Afurika muri rusange, ndetse no ku isi yose ubaha umugisha kuri Imana. Bagumye kubana natwe rero, cyubahiro n'ikuzo n'ibigumye kuba ibyawe. Byambaje neza izina rya Yesu wambere no ku musaraba, amen. Bakunzi bacu rero, uyu munsi twifuje kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ni ijambo musanzwe muzi, mwumva kenshi, ariko n'uyu munsi ndagira ngo turisangire, kuko ari ryo riri kunyura muri iyi minsi. Hari aho ryakugeza n'inshuti zawe se cyangwa na famiye zawe. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusanga ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ni ibice bya 37, turahera ku murongo waho wa mbere turageza ku 10. Tudatinze rero, umutwe w'amagambo waho uravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Imana ishimwe cyane. Duhereye ku murongo waho wa mbere haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka. Uwo ni Ezekiyeli Imana yari isohoye. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. 2, anzengurukanaho yayakikije hose, maze ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. 3, maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. 4, arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kuri 5, uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. 6, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Kuri 7 haranditse ngo, nuko mpanura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryari. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyamera
byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Ku 9 haranditse ngo maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Ku 10 haranditse ngo nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka winjira